akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka. Bavandimwe mukurikirana ubu butumwa, uyu ni wa mwanya kandi turi ababwirizabutumwa abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi. Turagarutse muri ya nsanganyamatsiko yacu ngari itubwira itorero ku kibanza cy'intumwa. Ubu tugeze mu cyigisho cyayo cya gatandatu. Muri iki cyigisho mu mateka y'ubugorozi turakomeza tubabwira bamwe mu bagorozi babayeho. Reka uyu munsi tuvuge kuri Yohana Umubatiza. Ni mwene so Ntakirutimana Emmanuel muri kumwe. Mbere yuko twimbika muri insanganyamatsiko yacu mukunda aho muri nimwubaha Imana maze dusenge. Uruwo guhimbazwa muremyi wacu ni wewe washyizeho ubu buryo ngo ijambo ryawe rikwire hose. Turabigushimiye, habwa icyubahiro. Ngaho muri uyu mwanya muto abo tubana bakurikiranye ubahera umugisha mu ijambo ryawe kuko wabisezeranye, kandi ibyo ushaka kubwira abo wiremeye ni ukuri bize mu mwuzuro wabyo. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Muri iyi nsanganyamatsiko nk'uko tubabwiye, reka tuvuge amateka ya Yohana Umubatiza. Uyu Yohana Umubatiza we afite amateka akomeye kuko yakoze ibyo byari byaravuzwe kera. Muzabisoma muri Yesaya, umuhanuzi Yesaya igice cya 40 uhereye ku murongo wa mbere. Niwe wari warahanuye ukuza ugukora kwa Yohana Umubatiza. Haranditse ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize niko Imana yanyu ivuga, muvuge ibyururutse imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize kandi yuko gukiranirwa kwaho kuhababariwe n'ibyaha byaho byose babihaniwe kabiri n'Uwiteka. Nimwumve ijwi ry'urangurura mu butayu ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu, mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Igikombe cyose kizuzuzwa kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, n'ahagoramye hazagororwa, n'inzira zidaharuwe zizaharurwa, maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa kandi abantu bose bazakibonera rimwe kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Uyu muhanuzi Yesaya avuze byinshi ariko byerekeza kuri Yohana Umubatiza. Icya mbere ni uko yerekanye akaga n'akangaratete ishyanga ry'Abayuda ryari ririmo cyangwa se Abisirayeli muri rusange, babitewe no kuyoborwa n'abatambyi n'abami n'abahanuzi batubaha Imana. Noneho Imana ibireba hakiri kare, ivuga ko abantu noneho ihumure rigiye kubazira, ivuga ko abantu rwose imitima igiye gukomera, ariko muri iryo humure ivuze ko uzabikora ari ijwi ry'urangururira mu butayu. Bana b'Imana, iri jwi ry'urangururira mu butayu muzarisoma muri Luka 3 umurongo no wa 4 gukomeza. Nta wundi wavugwaga ni Yohana Umubatiza kuko igihe yaraje mu isi atangiye umurimo we, haranditse ngo nk'uko byanditswe mu gitabo cy'amagambo y'umuhanuzi Yesaya ngo ijwi ry'urangururira mu butayu ati nimutunganye inzira y'Uwiteka mugorore inzira ze. Igikombe cyose kizuzuzwa n'umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, n'ibigoramye bizagororoka, n'inzira zidaharuwe zizaharurwa, abantu bose bazabona agakiza k'Imana. Ibyamuvuzweho na Yesaya nibyo bisubiwemo atangiye umurimo we, nawe yaje yiyizi ko ari ijwi ry'urangururira mu butayu. Icyo turi bumuvugeho
nimusoma Luka igice cya mbere umurongo wa 76, na se yari yarahanuriwe ko uwo mwana azavuka akaba umuhanuzi, arabibwirwa hakiri kare atari yavuka. Rero rya shyaka twabonye ryuzura mu bagorozi b'ibihe byose, akimara kuvuka, abaye mukuru, atangiye umurimo we, iryo shyaka niryo ryamwuzuye. Ariko reka muri byinshi yakoze, iki kimwe cyo tugitindeho. Nk'uko Yesaya yamuhanuye, yavuze ko iryo jwi nirivuga rizavuga ngo igikombe kizuzuzwa, agasozi n'umusozi bizaringanizwa, mbese haboneka ahantu haringaniye, hagaragara, hatunganye. Ngaho ku basoma ibyanditswe byera, muzasoma ubusobanuro bw'aya magambo, buboneka mu gitabo cyitwa Uwifuzwa mu bihe byose, Igifaransa n'urupapuro rw'116, naho Icyongereza ni 134. Ibi byo kuvuga ngo umusozi, agasozi, igikombe, umusozi ugakatwa, agasozi kagakatwa, igikombe kikuzuzwa, iyi yari imvugo isobetse ariko ifite ubu busobanuro. Kandi namwe abakurikirana ubu butumwa, muze kwibaza impamvu aricyo cyabanje gushishikaza Yohana Umubatiza. Ngaho muri icyo gitabo turagerageza kuvugamo bimwe by'ingenzi bisobanura uyu murongo. Haranditswe ngo kera, mu bihe bya kera, iyo umwami cyangwa undi muntu ukomeye yabaga aragenderera ibirere byo mu gihugu cye ariko bidakunda kugendwa, hari abantu yabanzaga gutuma imbere y'igare rye kugira ngo babanze kujya gutunganya utunogo n'utudundo turi mu nzira, maze bakajya barafata kandi kabaye akadundo mu muhanda bakagaca, ibyo baciye kwako kadundo bakagenda bakabitsindagira mu kanogo kugira ngo uwo muhanda umwami cyangwa umutegetsi azanyuramo uringanire. Rero iyi niyo mvugo Yohana yakoresheje, kuko yari isanzwe imenyerewe. Muri make abazagerageza gukurikirana kino gitabo, abo bageranijwe n'imisozi n'udusozi bari abayobozi b'idini, ngo bishyira hejuru bakareka ukuri kw'Imana, imigenzo n'imihango byabo akaba ari byo bazamura bakabishyira hejuru. Nanone kandi utwo dukombe, mu idini harimo abantu b'abakiranutsi bakunda Imana kandi bayubaha, bo bashaka kwigira mu ijuru, ariko binsuzugurwa batagira ijambo. Ubutumwa bwa Yohana Umubatiza bwari bugambiriye gufata abo bantu bishyize hejuru bagakatwa, maze babandi bisuzugurwa bakabaterwaho, cyangwa se uwo w'insuzugurwa akazamurwa, uwishyize hejuru akamanuka, bose bakaringanira. Mbwire abakurikirana ubu butumwa, ntabwo Yesu yaza hari abasumba abandi, ahubwo Yesu azajyana abana b'Imana bari ku rugero rumwe ruringaniye. Kuringanira mvuga, ntabwo tuzareshya mu metero, ntituzanganya ubutunzi n'amashuri, ntabwo tuzanganya imbaraga, ntitunasa, ntibyanashoboka, ariko mu gaciro k'umuntu. Ntabwo abazajya mu ijuru hazaba harimo uwitwa ko ari igikomerezwa nawe wiyizi ko akomeye ngo bimuhe uburenganzira bwo gusuzugura aboroheje n'abakennye. Ntabwo abameze batyo baba mu ijuru rimwe Yesu ntiyabajyana. Mbere rero yuko Yesu aza, kuko Yohana yari integuza imubanjirije, ntabwo yari gukorera mu mitima y'abantu batabanje kubwirwa kureka iyo ngeso yo gufata abakomeye bakumva bakaze bagasuzugura aboroheje. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 10 umurongo wa 33, haranditswe ngo dore Uwiteka umwami nyiringabo azatemesha amashami imbaraga ze ziteye ubwoba, abasumba abandi cyane bazatemwa, n'abarebare bazacishwa bugufi. Abasumba abandi cyane bazatemwa, n'abarebare bazacishwa bugufi. Ubu bwari ubuhanuzi bwa Yesaya, aho imbere y'Imana abo bishyira hejuru, abo bagamika, abo bigira ibihangange bakumva basumba abandi babarusha ubumuntu,
ubutumwa bwa Yohana kwari ukugira ngo abo babanze bacishwe bugufi, kuko nibo bari barangirije n'iby'iyobokamana. Bene abo bagiraga ijambo ntihagire urivuguruza. Bene abo nibo muzasoma muri Ezekiyeli 3:4 babagaho batunzwe n'imitsi ya rubanda. Bene abo nibo muzasoma n'iyo mu itorero ry'Abayuda habaga harimo undi muntu ukomeye, nawe bagira icyo bavomaho, nawe bamushyiraga hejuru akabafasha kurwanya no gukandamiza boroheje. Ubutumwa bwa Yohana Umubatiza icya mbere bwari buje bugambiriye ni icyo ngicyo, nk'umuhanuzi uvuye mu ijuru ngo ategurize Yesu. Yaraje kuvuga ngo ni ukuri agasozi umusozi nibikatwe, agakombe kamanutse cyane nikuzuzwe karinganire n'ahandi, iyo nzira iboneke nibwo abantu bazabona agakiza k'Imana. Ngubwo ubwari ubutumwa bwa Yohana Umubatiza, kandi niba mukurikirana ibiriho nta nibwo bukenewe none, aho abantu bakabije gufata iby'iyobokamana ukagira ngo ni isoko batsindiye, bakumva ko abandi batabifitemo uburenganzira bungana n'ubwabo. Bana b'Imana, ndagerageza kubabwira ibintu bigera muri 5 cyangwa se 6 Yohana yitayeho. Kanse n'ubisubiramo mbivuga mu ncamake. Icya mbere ni uko yakosoye idini y'icyamamare. Yakosoye idini y'icyamamare. Mbibutse ko iyo dini y'icyamamare yakosoye Zekariya yari ayibereye umutambyi, ariko ahawe ubutumwa mvajuru we yahise yigira mu butayu. Ntabwo yagiye kubaza uburenganzira kwa Zekariya. Ibyo muzabisoma mu gitabo cyitwa Uwifuzwa mu bihe byose. Ni urupapuro rw'114 mu Gifaransa, aho bavuze ngo uyu mugabo yabwirije ubutumwa bwe atabanje kwaka uburenganzira ku bayobozi b'idini. Ntabwo yari atumwe n'idini, niyo mpamvu atagombaga kuryaka n'uburenganzira. Mbibutse ko iyi ngoma y'iby'umwuka Yohana yararegukanye iteguriza Yesu yari ije cyane izibanda ku guhangana n'idini, kuko gahunda z'idini n'imigenzo yabyo yaraje aje kubisenya, hagatangira ubundi bwami bushya buzagendwamo n'abashya bashobora gutega amatwi bakumva iby'Imana ibabwira. Ubu rero Yohana aya mateka ye muyige, namwe ni mumurebe ntara iyo ayoboye, cyangwa se ari iyo muri paruwasi, cyangwa se ari ibukuru bw'idini, ukamubona uwo mwana w'umusore, yari umugabo ukuze ariko udakuze cyane, yari umusore agiye mu butayu, agiye kubwiriza ibinyuranye n'idini yari asanzwe azi kwiriho, bitewe n'uko ariko ubutumwa Imana yamuhaye bumeze. Kandi iyo Imana isezereye idini yayigomeye, cyangwa se abavuga ko bayikorera bayigomeye, ntabwo ijya ibabwira ngo ibyo biro byanyu mukinge ntibuzongera kubaho. Gahunda zabo irazireka, ahubwo yitangiriye ibindi batemera, batanazi, ariko batazanabibuza gutera imbere. Rero icyo tugomba kukigana kuri uyu mugabo wuzuwemo n'ishyaka ryo kurengera iby'Imana. Icya kabiri, yasohoye abantu mu idini bose bigira mu butayu. Ibi byo ndabisoma mu gitabo cyitwa Mu Wifuzwa mu bihe byose, urupapuro rw'Igifaransa n'urw'163. Ni icyigisho cya 18 kivuga ngo birakwiye ko ashyirwa hejuru ngengacishwa bugufi. Mu Cyongereza ni Desire of Ages 181. Haranditse ngo intsinzi ya Kristo. Iyo Yohana Umubatiza yavuganye ibyishimo bikomeye, ayo makuru yaje kugezwa ku bayobozi b'idini y'i Yerusalemu. Abatambyi n'abarabi bahise buzugwamo n'umwuka w'ishyari, bamaze kubona ko icyitegererezo cya Yohana Umubatiza kiri gusahura abantu mu nsengero, bose bakigira mu butayu. Noneho bari bagiye kwerekerayo, kuko hari hariho umuntu ufite imbaraga ziruta iza Yohana Umubatiza. Abakuru b'Isirayeli ntabwo bari biteguye gufataniriza hamwe na Yohana Umubatiza ngo bavuge ngo birakwiye ko Yesu akuzwa, bo bagacishwa bugufi. Ils se montrèrent décidés à mettre un terme à cette œuvre qui détournait de la multitude. Ahubwo bahita bafata imyanzuro yo gukoma mu nkokora uwo murimo wa Yohana, ngo kuko wabasahuraga abantu imbaga. Bana b'Imana, yasohoye abantu mu idini nyuma y'uko yari abonye ko ibyo agambiriye kuri yo, yashakaga ko bihana, bagahindura imigendere yabo, bagahindura inzira zabo, amahame mabi bagiyemo bakayavamo, bagahindura ingeso, ibyo bizera bikabahindura imico. Ibyo ntabwo ibyo abayobozi b'idini byari ibintu badakozwa. Kubw'ibyo rero Yohana we yahise akata yigira mu butayu, ahubwo abamushaka bakunda ukuri ngo akabavana mu nsengero akabajyana iyo mu butayu. Ibi muzabisoma mu mateka y'abagorozi benshi babayeho muri iki gitabo n'undi 214. Ni icyigisho cyitwa
muri iki gitabo n'ubundi 214 ni icyigisho cya 23 cyitwa ubwami bw'Imana buri hafi. Harimo amagambo avuga ngo igihe abagorozi babwirizaga ijambo ry'Imana nta mugambi bari bafite wo gutandukana n'amadini yariho, ahubwo abayobozi b'idini ntibigeze bagira icyo bashaka kwemera mu mucyo wabo, biba ngombwa ko abari bafite uwo mucyo bawujyanira akandi gatsiko kabaga gasonzeye ukuri. De nos jours, il solar parmi les humains ceux qui font profession de suivre les réformateurs, ceux qui sont animés de leur esprit. No muri iyi minsi yacu ni bakeya cyane bakurikira abagorozi, ni bakeya cyane buzuye umwuka w'abagorozi. Rares sont les personnes qui écoutent la voix de Dieu. Abantu bake cyane nibo bumva ijwi ry'Imana, prêt à accepter la vérité d'où qu'elle vienne, biteguye kwemera ukuri aho kwaba kuvuye hose. Ceux qui marchent sur les traces des réformateurs se voient souvent forcés d'abandonner les églises chrétiennes afin de pouvoir librement enseigner les claires vérités de la parole de Dieu. Abagera intambwe mu y'abagorozi kenshi babona bahatirwa gutandukana n'amatorero bakundaga kugira ngo babashe kubwirizanya umudendezo ukuri kugaragara ko mu ijambo ry'Imana. Si Yohana gusa, ahubwo ibihe byose byabayeho abitwa abagorozi ngo iyo bakiriye ukuri bakaba kandi bafite wa mwuka wo kwakira ukuri aho kwaba kuvuye hose, kuko benshi mu isi ukuri barakubwirwa bakanamenya ko ari ukuri, ariko bagasigarana ibibazo bigera nko muri 2 cyangwa 3, bakabaza ngo umukuru wabyo ninde, mbese abayobozi bacu barabyemeye, mbese ibi bintu bizatuzanira inyungu cyangwa bizatugusha mu kaga. Akaba ari cyo bareba, ariko abazajya mu ijuru bo barareba ngo mbe n'ukuri akakwemera, nubwo isi yaba yatangaje itangazo ko barakwemera bicwa. Ibyashuye 2:10 haranditse ngo uzajye ukiranuka uzageze ku gupfa. Uyu Yohana umubatiza rero mumukureho icyitegererezo, amaze kubona iby'Imana byarahindanijwe n'abayobozi b'idini, we umugambi we yawugezeho, ajya kubwiriza mu butayu kandi abamwemeye bakamusanga mu butayu. Ikindi tutari bure kuvuga, yabatije abari basanzwe ari abanyedini, yabatije abari basanzwe ari abanyedini. Ibi muzongere mubyige neza mu magambo ya Pawulo aboneka mu Bagalatiya igice cya 1 umurongo wa 13, avuze ngo mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera nkiba mu idini y'Abayuda, yuko nari nkabije kurenganya itorero ry'Imana no kuririmbura. Pawulo mu gihe cye na Yohana umubatiza mu gihe cye hahise haboneka ibintu bibiri batandukanije, idini riba nk'ahariya ry'Abayuda n'itorero ry'Imana baritangiza nk'ahariya, kandi batumwe n'Imana n'idini riri hariya riri gukora. Rero n'uyu munsi ibyo bijya bicanga abantu bakumva ntibabisobanukiwe ukuntu harabaho abukuri, cyane ko hari n'imvugo zivuze ngo nta torero ritazavamwo umugeni. Ariko mbabwire, iyo abantu badahuje imyizerere ngo bahuze kwizera, bahuze umubatizo, bahuze imikorere, bahuze gahunda, ntabwo baba bahurira no mu ijuru. Umwe aba ari mu kuri, abandi baba bari mu binyoma. Nta kuri mu by'Imana kurenze kubiri, ahubwo ukuri bari kumwe. Rero uyu mugabo Yohana umubatiza, iyi ntwari mu bagorozi babayeho, yabatije abari basanzwe ari abanyedini, kuko bari bari mu idini koko basenga, ariko basenga ibinyoma, kandi n'icyerekezo n'imigambi n'ibibari mu mutima byose ijuru ritashyiraho ikimenyetso ko ribyemera. Ikindi, yarengeye abakene, yigishije ubugira neza arengera abakene. Muri bwa butumwa bwe, ubwo abantu benshi bamusangaga batandukanye bamubaza ibyabo, yagize ibyo abwira abasirikare, agira ibyo abwira abakoresha b'ikoro, agira ibyo abwira abafarisayo, arangije abwira n'abandi bantu bose muri rusange ngo ufite imyenda 2 umwe awuhe utawufite. Ubwo nkuko twize amateka ya Yeremiya, tukiga amateka ya Nehemiya, tukiga amateka ya Eliya, abagorozi bose tubona mu byanditswe byera, nta wagiye ahatambuka mu butumwa yahawe ngo abuvuge arenge atavuze ku kurengera abakene. Uyu nawe ni ukuri yari integuza nziza ya Yesu, nawe yagize icyo avuga ku bakene. Noneho ikindi, yayobotse ihame ryo kwirinda. Uyu mugabo Yohana umubatiza yayobotse ihame ryo kwirinda. Nimusoma muri Luka mugahera mu gice cya 1 uhere ku murongo wa 11 ukageza ku murongo wa 14, marayika niwe wavuye mu ijuru asanga ababyeyi be bakimutwite, arababwira ngo uyu mutwite azaba ukomeye, azaba umukozi w'Imana. Kubw'ibyo ntimukanywe vino, ntimukanywe igisindisha, ntimukanywe igihumanya, mbese abigisha temperance. Ibyo nta kindi cyari kibiteye, kwari ukugira ngo uyu mugaragu w'Imana uzavuka azakore
ubwenge bwe ari buzima, ashishoza, ashyira mu gaciro, cyane ko mu gitabo bita ibihamya by'itorero ni umuzingo wa 2, iyo aza gukora adafite imico myiza byazaga kuzamugora, kandi ijambo ry'Imana ridutegeka ko umuntu wese utangiye umurimo, umuntu wese uhawe umurimo w'ubugorozi, ni ibihamya by'itorero umuzingo wa 2 page 304, celui qui veut réformer les autres devrait commencer par se réformer lui-même. Umuntu wese ushaka kugorora abandi abasabwa gutangirira ubugorozi kuri we ubwe akigorora. Niyo mpamvu muzabisoma mu gitabo cya Jezikiri, ni urupapuro rwa 80, muzageza ku rupapuro rwa 81, haranditse ngo mu gihe cya Yohana Umubatiza ngo abantu bari basonzeye ubukire, ngo habaga abantu barya bakanywa, ngo bakarema ibirori, ngo ibinyobwa banywaga icyo gihe ngo bikijimisha intekerezo, ngo bikangiriza iby'umwuka, ngo bikica ubwenge. Nuko icyo gitabo kiravuga ngo Yohana muri ibyo byose yagombaga kubibamo ahagaze nk'umugorozi. Ngaho kansomemo interuro imwe Yohana yagombaga kubibamo ahagaze nk'umugorozi. Ku rupapuro rwa 81, Jean devait se présenter comme un réformateur. Rero Yohana yagombaga kubibamo ahagaze nk'umugorozi. Sa vie d'abstinence et son vêtement simple devait condamner les excès du temps. Imibereho ye yo kwigomwa n'imyambaro ye iciye bugufi byaciragaho iteka gakabyo ko mu gihe cye. Niyo mpamvu d'où les directions communiquées au paradis, une leçon de tempérance donnée par l'ange venu du trône des cieux. Niyo mpamvu amabwiriza ababyeyi be bahawe na marayika abigisha ibihereranye no kwirinda cyangwa se temperance, ni ukuri ubwo bwari ubutumwa buvuye mu ijuru. Abazasoma kino gitabo hepfo haranditse rero ngo niyo mpamvu tous ceux qui désirent achever leur sanctification dans la crainte de Dieu, abantu bose bashaka gukomeza umurimo wabo wo kwezwa bakawusoza neza bubaha Imana, doivent apprendre des leçons de tempérance et de maîtrise de soi-même. Bagomba kwiga ibyigisho byo kwirinda no gutegeka ipfa ryabo. Les appétits et les passions doivent être assujettis aux plus nobles facultés de l'esprit. Ipfa n'irari bigomba kuyoborwa bikumvira intekerezo nzima. Bana b'Imana, uyu Yohana Umubatiza ni ukuri yagize gahunda, aririnda kugira ngo uyu murimo we azabashe kuwukora awutunganye afite ubwenge buzima bushishoza, cyane ko ngo kutirinda, kimwe mu byo kutirinda bitera ngo ni ukudakabakabwa no kudasobanukirwa n'iby'umwuka. Byanditse kuri iriya page. Ngaho Yohana yavuze ukuri ndetse yanapfuye azize ukuri. Ibyo murabizi ko amaze kubwira umwami ko atunze umugore utari uwe. Herodiya ntibyamushimishije, wari ufite inyungu kuri uwo mwami ariko utari umugabo we. Ni ukuri nibwo akana k'agakobwa kabyinnye kanejeje ibirori, umwami arakabwira ngo nsaba icyo ushaka. Kagishije nyine inama asaba igihanga cya Yohana, arapfa. Ariko nta kindi bari bapfuye, nuko yari yariyamye uyu mwami icyaha cy'ubusambanyi, gutunga umugore w'undi mugabo kandi akiriho. Nuko Yohana arapfa, apfa nta kindi azize, apfa azize ukuri. Noneho ntiyigiye mu mashuri ya barabi. Yohana ntabwo yigiye mu mashuri ya barabi nk'uko bisanzwe no ku bandi bantu bose bagiye bakorera Imana mu bihe byinshi, cyane cyane iyo bigeze ku cyitwa ubugorozi. Mu gitabo cy'intambara ikomeye, ni urupapuro rwa 494 rw'igifaransa, haranditse ngo Imana ikorera mu bayumvira, Imana ikorera mu bayumva kandi bayumvira, kandi biteguye kwamamaza ukuri
kwemerwa na bake no kuvuga ibyaha bya rubanda. Ngo niyo mpamvu ngo ibihe byinshi ngo iyo Imana igiye gutoranya abantu ngo bayobore umurimo w'ubugorozi, ngo ntabwo ijya itoranya abahanga n'abize za teolojiya, ngo ibahora ko iyo ibatoranije ngo batajya bayishingikiriza, ngo ahubwo bakishingikiriza ku mashuri bize, ngo no kuri gahunda bize muri zo za teoloji, ngo no ku ndongozi zabo. Noneho ngo Imana ikitoraniriza abaciye bugufi batanyuze muri ayo mashuri ya za teoloji. Ariko hariya iyo paji iravuze ngo nanone iyo Imana ifashe bene nk'abo, ntabwo ari uko ikunda injiji, oya, nta n'icyo byayungura, ngo ahubwo nibura nizo ziyorohera uzigereranije n'abiyita ko ari abanyabwenge, ngo kuko zo ngo zica bugufi zigatuza, ngo zikemera Imana ikazishyiramo ibyayo, akaba ari byo zijyana. Ngo n'abandi bo baba bafite kwiyiringira, bakumva ko nabo hari icyo bazi. Niyo mpamvu aya mashuri ya teoloji aho bavuga ko bamwe biga ngo iby'Imana cyangwa se siyanse umuntu yigiramo kumenya Imana, ni ukuri muzabisoma mu rwa mbere rwa Yohana 4:8, ngo udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo, uzi gukunda wese ubwo abamenya Imana n'ibyayo n'ibiyerekeye. Ariko kumenya teori yayo ntacyo bimariye isi, nta n'icyo bifashije umutima wa nyiri kubimenya. Yohana uyu rero ngo igihe yabwirizaga ubutumwa bwe ntabwo yigeze ajya mu mashuri ya teolojiya y'icyo gihe. Muzasoma Abakurambere n'Abahanuzi urupapuro rw'icyongereza n'urwa 594 haranditse ngo amashuri y'ubu ya teolojiya ngo umuntu ajya yarazi Imana akazavayo nako yarazi karakamutse. Kuko kumenya Imana ni ugukunda. Haba ubwo umuntu iyo atabizi yumva haragiye kwiga ayo mashuri aribwo yaba abaye umukozi w'Imana ushyitse, afite ishyaka ry'iby'Imana, abifitiye ubwuzu, abishaka kandi abikereye. Ariko yazagerayo iryo shuri akaryiga, diploma akazibona, akaba dogiteri cyangwa ikindi, aho kubara bazakunda n'abazakorera n'abazaruhira, ahubwo akabara bazayobora n'icyo azabashinguzamo n'uko azabarya. Ubwo akaba yaragiye azi Imana agataha nako yarazi agasizeyo. Ibi byatumye Yohana kimwe n'abandi bagorozi bose muziga amateka yabo ntabwo bigeze bahabwa ubuhanga mu murimo wabo bukomotse muri ibyo bigo byigisha bivuga ko byigisha iby'iyoboka Mana. Ngaho bana b'Imana, ngaya amateka ya Yohana Umubatiza. Noneho rero kuko insanganyamatsiko yacu muyibuka ni itorero ku kibanza cy'intumwa, ubu hakenewe abantu bacyura itorero kuko ryarahabye bakarisubiza ku kibanza cy'intumwa. Kandi nimusoma igitabo cyitwa Umwiteguro w'imvura y'itumba, ikinyarwanda ni urupapuro rwa 26, handitse ijambo rikomeye rivuze ngo ibya Yohana Umubatiza byerekana uko ibyacu muri iki gihe bigomba kumera. Ubwo ku bakunda ubuhanuzi ibyo babyita umwambi wa gihanuzi, ako nikakubwire ngo muri iki gihe abazabwiriza ubutumwa buheruka bukangurira abantu kubaha Imana no kwitegura bakazajya mu ijuru ntabwo baboneka ahandi, ahubwo abameze nka Yohana. Ibya Yohana byerekana uko ibyacu bigomba kumera muri iyi minsi. Ibyo kandi byanditswe no mu gitabo cyitwa Inyandiko za Kera cyangwa se Premiers Écrits, haba mu Cyongereza no mu Kifaransa no mu Kinyarwanda. Ni urupapuro rw'154 kugeza 155. Jean-Baptiste est venu dans l'esprit et la puissance de Dieu. Yohana Umubatiza yaje mu mwuka no mu mbaraga bya Eliya pour proclamer la première venue de Jésus. Yaraje aje kubwiriza ubutumwa bwo kuza kwa mbere kwa Yesu. Je fus ramené au dernier jour. Nuko nongera kwerekezwa mu minsi iheruka cyangwa se nongera kwerekwa ibyo mu minsi iheruka. Et je vis que Jean-Baptiste représentait les croyants qui iront dans l'esprit et la puissance de Dieu. Nuko mbona ko Yohana Umubatiza agereranya abizera bazagenda mu mbaraga no mu mwuka bya Eliya, annoncer les jours de la colère divine, bakajya gutangaza iby'umunsi w'uburakari bw'Imana, et la seconde venue de Jésus, no kuza kwa kabiri kwa Yesu. Ni ukuvuga ngo iyo twiga ubuhanuzi ibyanditswe bishobora kuba birimo ibintu byinshi usabwa kumenya bikakungura ubumenyi, ariko harimo kamwe usabwa gucaho akarongo. Muri iyi minsi iheruka abazabwiriza ubutumwa ntabwo bameze nka se wa Yohana Zekariya iyi butambyi ni bukuru yicaye mu byicaro by'idini, ahubwo abazabwiriza ubutumwa buteguriza
bifuriza kuza kwa Yesu ni abameze nk'umuhungu we Yohana Umubatiza, bibereye mu butayu mu myambaro iciye bugufi, ngo mu mirire yoroheje, batabanje gusaba ayo mashuri ya teolojiya, ngo bakabikora batasabye n'uburenganzira idini kuko naryo rirabutanga, ahubwo bakabikora bafitanye komunikasiyo yahuranije n'Imana yo mu ijuru. Bana b'Imana, mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, Igifaransa n'urupapuro rwa 81 haranditse ngo nk'umuhanuzi Yohana yagombaga gusanganya imitima y'abana n'iyabase kugira ngo hategurwe ubwoko bwiteguye gusanganira Yesu. Mu gihe yateguzaga kuza kwa mbere kwa Kristo, agereranya abafite inshingano yo gutegura kuza kwa kabiri kwa Kristo. Bana b'Imana, uyu Yohana nk'uko twabibonye ibye byerekana uko ibyacu bikwiye kumera. Ngaho buri wese mu myizerere arimo naho ari niyikabakabe, agenzure arebe niba imikorere ye n'ibyo yizera biri mu mbaraga no mu mwuka bya Yohana ari we Eliya wa kabiri. Ngaho mwese mugire iyo myiteguro. Dusenge Imana. Ugize neza Muremyi wacu, uradukunda cyane, niyo mpamvu uduha ijambo ryawe, ureherekeje umwuka wawe bidutere kuryumvira no guhagarara mu murongo utangiramo imigisha. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.